aho bita kwa Siyoni, abantu barambura barashaka bakajya bazenguruka bakancaho bari mu modoka, bakumva ijwi ry'umuvugabutumwa ariko bakabura umuntu kubera ibikote nari namba, kandi igikote bari barankuburiye. Itonde gakeya ntabwo uzapfa, cyakora ushobora kugera kure ko ntabwo uzapfa, kandi uko ukarangwa cyane ni nako Imana izakugeza kure. Hari abantu batorotse ishuri ry'Imana, batoroka ubuzima Imana iri kubanyuzamo kugira ngo bazabe igisubizo cy'ejo hazaza, ariko abo batorotse arabwiriza abantu bagasinzira. Nuba n'umuntu uri kubwiriza mugasinzira mwese, muzamenye yuko yajabutse. Itonde kwa kundi bafata icyondo bakagishyira mu iforumo, icyondo bakagishyira mu iforumo rino babumba amatafari. Umubumbyi agira gutya agasena yakumva arakondo karenga akagakura kakagera rye, kugeza ubwo yumva icyondo kiri mu iforumo neza, nta kantu kamuhanda. Wagiye mu iforumo neza, ayo matwi ko ari kurengaho, jya mu iforumo neza amatwi yo kurengaho, jya mu iforumo neza. Imana nibona ko umaze kumera neza, uryoshye, isi yose yakwifuza kandi birimo bigakiza abantu bikabazura, Imana izagusohora ujye ku murimo nawe ukenewe. Ubuki burakenerwa, ibintu byose bivuye mu ruganda, hari igice cyuma bakinyuza mu Azaza Yesu TV, isoko y'ubutumwa bwiza bukiza kandi bubohora. Ibihe byiza nshuti mudukurikiye kuri Azaza Yesu TV, ngiye kwishimira kubasanga kuri iyi mirongo migari ya YouTube. Ndabizi mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi, aho uri hose turakubwira ngo amahoro n'imigisha bikomeze bibane nawe, kandi Imana ishyigikire imirimo y'amaboko yawe. Niba bitameze neza uyu munsi turakwihanganisha, niba bimeze neza kandi twifatanyije nawe mu gushima Imana. Nkuko bisanzwe rero kuri Azaza Yesu TV nta kindi kiba hano, ni ubutumwa bwiza. Murabyumva no muri logo yacu, murabyumva no muri animation zacu, nta kindi ni ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu dufite abatumirwa uyu munsi. Tugiye kubana na Gasasira, twagiranye ibihe byiza. Uyu munsi yagarutse, unyemerere wegere hino tera gatebe twumve icyo Imana imutumye kubwira abatuye. Gasasira, ngize umugisha wo kongera kukwakira, kandi uraho meze neza? Amahoro. Turashima Imana. Ariko urakeye wa muntu, ni ukubera Yesu yari yarabivuze. Wowe na mama Keve muhahira hamwe. Mama Keve ahubwo buriya ni umubyeyi wanjye, urabizi. Ariko mu bintu abatoza no kwambara neza biba birimo, ahubwo anabigiramo uruhare. Agereje n'akandi ka costume. Ahubwo rero barabyumva rero, abaterankunga ba mama Keve bakomeze baza n'izindi nkunga yambika abatumishi. Tugomba gusa neza. Ni ukuri. Imana rero iguha umugisha. Kandi iyo tubwira abandi nyine igomba kutugaragaraho. Ni byiza cyane. Muri iyi minsi wabonye ko asigaye akeye, ngira ngo ujye ukurikira ibiganiro bye. Ubona ko asa neza, ariko agasagurira n'abandi, ntabwo yizirikana wenyine. Hanyuma Gasasira, ndabizi ko hari ubutumwa utuzaniye kuri uyu munsi. Wanyemereye se ntiriwe njya kwizimba mu magambo, ukinjira n'isengesho ugasengera iki kirere, hanyuma ukatugezaho ubutumwa bwiza? Murakoze. Turagushimiye Uwiteka Imana idahinduka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, izina rye nirihabwe icyubahiro. Impamvu tugushimiye nuko watwongeye iminsi yo kubaho, ukomeza kutwimana uko bukeye nuko bwije, uri wo kuramburirwa amaboko. Reka ducishwe bugufi, shyirwe hejuru, maze turakwinginze ngo ubwami bwawe buze ubane natwe. Muri aya magambo y'ubwenge kandi akomeye, uzudushyigikire. Umuntu wese ugiye kuyumva amuhindure kandi anahindukire. Byose mbisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze. Ngira ngo nakwanzika. Imana ibahe umugisha. Nitwa Profete Pascal Mugisha Gasasira. Yose nayanjye, nejejwe n'Imana kongera kuba kuri Azaza Yesu TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nifuje ko twaganira mu gihe gitoya. Umwami Imana bimfashemo. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye kandi mu gihe gitoya, ndashaka kwigisha. Imana ibahe umugisha. Abantu bo kuri Azaza Yesu TV ndabakunda, ndabakurikira.
hanyuma kandi uyu mubyeyi wacu Revera Pasiteri wa Marika Odette Mama Keve, Imana imuhe umugisha. Iki gitekerezo cyo gushyiraho Azaza Yesu TV burya ni byiza, inkoranyambaga ni nyinshi ariko iyi yo ni umwihariko. Reka tuganire ijambo ry'Imana ntizimbye mu magambo, ndashaka ko tuganira muri amagambo. Turasoma urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 32. Ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 32. Havuze ngo iki? Haravuze ngo reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu murongo wa 32 haravuze ngo ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. 3 haravuze ngo ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. 4 kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyaga ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. 5 nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. 6 kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe. 7 haracyasigaho igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. 8 ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 9 ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Reka tuyafatikanye kandi n'amagambo ari mu rwandiko rwandikiwe Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 2. Uhereye ku murongo wa 1 haravuze ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Reka nsubiremo uyu murongo. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aho ni 1. 2 haravuze ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. 3 haravuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Kansubiremo. 3 ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. 4 haravuze ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. 5 kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe uko bitegetswe. 6 umuhinzi uhinga, mu ntega amatwi neza, haravuze ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiye kubanza kwenda ku mbuto. 7 zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Reka nsubiremo uyu murongo. Zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. 8 haravuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga. Imana ibahe umugisha. Reka tuyafatikanye n'Abakorinto, urwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere ibice 10 niba ntibeshye, ibice 10 ku murongo wa 12. Muranyihanganira gusoma menshi siko gutinda, ngiye kuvuga ndavuga ibintu 4 ubundi mpita nsoza. Ibice 10 ku murongo wa 12 haravuze ngo nuko rero ni urwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere ibice 10 ku murongo wa 12. Hari abantu bajya bavuga ngo Abakorinto ba kabiri. Oya, nta Bakorinto ba kabiri babaho, nta n'abambere babaho, ahubwo ni urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto ibice 10 ku murongo wa 12 haravuze ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Ko ni akambere. Aka kabiri karavuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Kagata twavuga ngo
kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Aka kane karavuga ngo ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Reka nsubiremo. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu. Bakunzi ba Azaza Yesu TV, nagerageje gusoma neza gake gake kugira ngo munyumve neza, ariko nejejwe n'Imana impaye aya magambo numvaga mbyiganiramo, iyo ndara ntayavuze numvaga ntazi uko biri bugende. Nayobowe n'umwuka w'Imana kuganira ku magambo avuga ngo kwihangana mu rugendo, kuko nta kundi byagenda. Kwihangana mu rugendo, ukwiye kwihangana. Muri make titire cyangwa se tayito iravuze ngo kwihangana mu rugendo. Impamvu mvuze kwihangana mu rugendo ni uko muri uru rugendo turi kugenda harimo ibigoranye, harimo ibirushya abagenzi, ndetse hari n'ibidashaka ko bagira aho bagera, kandi byakwanga byakunda tugomba kugenda mpaka tugeze mu ijuru. Nifuza nta na rimwe uzambona kuri Azaza Yesu TV nkuzaniye ijambo rishyeshya cyangwa se rishyeshyenga imitima y'abantu. Nge nifuza kubwira abantu ubwami bw'Imana, nifuza kubwira abantu urugendo rujya mu bwami bw'Imana. Abavuga butumwa baratandukanye, ntabwo ari uko ntagira ihumure, n'ihumure ndarifite, ni n'ubu niryo nzanye, ariko ihumure nzanye ni iryo mu rugendo rugana mu ijuru, kuko abantu benshi barananiwe kandi baguye mu nzira. Ndashaka kuvuga ku tuntu tugera kuri tune. Nasomye amagambo uhereye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko noneho ndifuza ndongera nsoma mu rwandiko rwandikiwe Timoteyo, ndongera nsoma ahangaha mu rwandiko rwandikiwe Abakorino, ariko reka mpera aho dusoreje ndasobanura nkomeza uko ibitabo bikurikirana, ariko mpereye ku cyanyuma twasomye, izi nzandiko uko zikurikirana, ariko mpereye ku zo dusomye bwa nyuma. Ruravuze ngo ni Pawulo wandikiye Abakorino, yaravuze ngo nuko rero, akambere karavuze ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Aba ari we wirinda atagwa. Ni iyihe mpamvu yaravuze aya magambo? Impamvu iri ni itorero ry'i Korinto Pawulo yabwirije ubutumwa. Pawulo yarabwirizaga agasigaho abantu, agasigaho abashumba, agasigaho abayobora, agasigaho amakorari, agasigaho mbese nyine abakuru b'itorero. Aha rero yari i Korinto rirahaciye arabwiriza, hanyuma asiga hasize itorero ry'i Korinto. Hanyuma rero yaragiye atagihari, baza kumubwira amakuru y'itorero uko rimeze, nawe arasenga. Yari umunyamwuka birumvikana, akurikiza ibyo arasenga ibyo bamubwiye, inzandiko bamwandikiraga bamuha amakuru y'itorero n'intashyo n'iki, ariko nawe arimo asenga, Imana imuha amakuru, imwereka ibiri kubera mu itorero ry'i Korinto. Hanyuma yitegereje muri bo, abona muri bo nubwo bafite ububyutse, nubwo bahanurana imbaraga, nubwo rwose bafite umwete wo gukizwa no gushaka mu maso h'Imana, arebye asanga bazubaka ibintu mu gihe kirekire ariko babisenye mu gihe gito. Nihuse reka nkwibutse ku bantu wenda baba mu byaro cyangwa se babayeyo, intoki cyangwa se urutoki muraruzi. Hari igihe insina yana igitoki, ariko ikana igitoki kinini kiruta uko umutumba ungana. Noneho rero umuhinzi yabibonye gutyo, akabona igitoki gipima nk'ibiro 150, nyamara umutumba udapima n'ibiro 10,
ahita agitega igiti cyitwa inkingi. Iyo nkingi iba ifite amashami abiri. Ni amashami abiri ucomeka kuri wa mutumba w'insina, ku rwego umuyaga niyo, hari n'igihe bashyiraho inkingi ebyiri bitewe n'aho umuyaga uturuka. Hari n'igihe bashyiraho eshatu bitewe n'ukuntu igitoki kingana. Hanyuma rero umuhinzi yabonye igitoki kizagwa kiteze, impamvu ashyiraho inkingi nuko ababona kizagwa kiteze. Mumbabare muntege amatwi. Icyo akora, afata cya gitoki akagitega, agafata ya nsina cyangwa se wa mutumba w'insina agatega inkingi kugira ngo kitagwa kiteze. Pawulo yitegereje iri torero aravuga ngo nubwo nasize mbwirije ubutumwa bwiza, ariko iri torero ryasenyuka mu gihe gito ntabaye maso. Aboherereza ijambo nagereranya n'inkingi nk'iyi ngiyi nahoze mbabwira. Ijambo ry'uburinzi, ijambo ry'ubwenge, ijambo ribarinda kugwa. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze muri mwebwe yirinda atagwa. Haleluya. Hera zarabi wi esola elabevo. Imana imfashe unyumve neza. Abatega ijambo ryitwa inkingi rivuga ngo nuko rero ozi wido ebra udebefo uwibwira ko ahagaze muri mwebwe. Muri yandi magambo, uwibwira ko atabonetse mu murimo w'Imana korari itaririmba, uwumva ari kaganga, uwumva nyine ari ubizi byose, uwumva ari bwenge, uwumva ko ari icyo arusha abandi, uwumva atabonetse iteraniro ritaba, uwo nguwo aba yiriwe wirinda atagira gutatago. Yabwiraga abantu, yaritegereje abona muri bo bafite ububyutse n'ishyaka ryinshi, buri wese ko harimo akantu kitwa inaringe. Buriya uza akantu kitwa inaringe, uza akantu k'ubwibone. Buriya shitani yashaka gusenya umurimo w'Imana cyangwa yashaka gusenya umuntu wamamaye cyane, amwicisha ubwibone. Hela elebe evo solabra evo. Nabonye abahanuzi hano iwacu, ntabwo njya kure, nta nubwo njya kure ya Kigali. Nabonye abahanuzi hano i Kigali benshi, nabonye abapasiteri benshi, nabonye abashumba benshi, nabonye abantu Imana yazamuye ari abatindi, nabonye abantu Imana yahaye ububyutse bakora ibitangaza, ariko uyu munsi wa none baribagiranye. Kubera iki? Ikintu cyitwa ubwibone. Imana ikundindira ubwibone. Umugisha wose Imana iguha. Imana yaguha umugisha mu buzima busanzwe, ikaguha amafaranga, ikaguha ubutunzi, ikakuzamura kugeza kure. Uzirinde ubwibone. Do ebrepo fora sora era. Imana nikuzamura wari umutindi, ikagukubita umwuka wera, isi ikakumenya. Kigali ikakumenya, ibihugu bikakumenya, Burayi n'Amerika bikakumenya, Afurika ikakumenya. Burya kugira abantu niko kugira ubutunzi n'icyubahiro. Ibyo byose nubona byakubayeho, uramenye ntuzizamure ngo wishyira hejuru. Pawulo yarabarebye abona muri bo harimo akantu k'ubwibone k'inaringi. Ntabonetse korari ntiyaririmba, ntabonetse umurimo w'Imana ntiwakorwa, ntagiye ku rusengero ntibafashwa. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyafite abantu 7,000 bitapfukamiye bare ngo ntibimusome. Imana yahagurutse indaya ikayikubita umwuka yara mu cyumweru kimwe ikajya mu handi kabwiriza, kandi hakihana benshi kuruta abo wabwirije. Reka dukomeza ko nakambere. Aka kabiri, uwibwiye ko agazirinda tagwa nuko rero uwibwiye ko agazirinda tagwa. Aka kabiri kavuga ngo nta kigeragezo kibasha kubagiraho kitari rusange mu bantu. Mu yandi magambo, Pawulo arimo asengerera itorero, yararebye asanga muri bo harimo ibigeragezo bitandukanye, ariko nta ugira guhishurirwa ngo abone ko nubwo ari kugeragezwa ari n'abandi bari kugeragezwa ukwabo. Buriya buri wese akurura yishyira, kandi buri wese aba yirebaho. Uzarebe mu itorero, cyane cyane ntanga urugero ngo muri korari, hari abantu benshi dufite ubuhamya bwo ko bagiye baba muri korari bakabashyira inyuma bazi kuririmba kubera imyambarire yabo. Bambaye ibirenge cyangwa se swat, baracyafite amagana n'iminyate, nubwo afite impano yo kuririmba, ariko guhagarara imbere y'abantu agagara ku murongo wa mbere ni ikigeragezo, bakamushyira inyuma. Cyo nacyo ni ikigeragezo. Akabazi kuririmba nubwo adafite imyate ariko yambaye nabi.
uzi ukuntu uwo muntu akomereka. Dufite abantu benshi bikibaho kandi natwe twese byagiye bitubaho. Ukaba ufite ijambo urumuvugabutumwa, twagiye tujya kubwiriza ahantu bakaduha iminota 5 twabwiriza, bakumva amavuta yamanutse babona dufite amavuta, bakatwongera ngo ngaha mubwirize 20. Ariko wamara kubwiriza wa wundi wagukurikiye, kubera yuko sinzi niba ari imihamagaro y'abantu bitandukanye cyo koza, bakamwakira bakamujyana mu gikoni, iterano rirangiye, nyuma handi bakirira abavuga butumwa. Wowe kubite n'igipantaro wambaye n'ibikweto wambaye n'uburyo usa, bagahita bagatuye umuntu ntabwo twamwicazanya n'abapasiteri ngo asangire nabo, ugataha batanaguherekeje. Iki kigeragezo kibaho. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Mu murimo runaka, mwivuga ubutumwa runaka, mu itorero harimo ibintu bitandukanye by'ibigeragezo. Aka ni aka kabiri ndi kuvuga, nta kigeragezo kibasha kuba gito rusange mu bantu. Paulo yarasenze mu gihe ari gusengera itorero, ayitegereje abona muri bo harimo ibigeragezo bitandukanye. Harimo abambaye neza, harimo abambaye nabi, harimo abaza bambaye ibirenge, harimo abambara bodaboda. Noneho buri wese asenga irye avuga ngo Mana wantabaye. Buri wese akareba akavuga ngo wama gakweto nk'akakana Mana uriya yakirijwe ejo, ariko reba kuntu mutabaye vuba kundusha, reba kuntu yambaye neza kundusha. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo nta nkweto ufite, nubwo uriya yambaye neza afite n'ibiryo, nubwo wowe ushonje afite ibiryo ariko nta bana afite bo kubiha, nyamara w'Imana aguhaye urubyaro we ntarwo yamuhaye. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Hene baya sin, Imana imfashe nyumve. Eniwa asara before wambabari ukantega amatwi, umuntu uri kundeba mbabarira untega amatwi. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange hehe mu bantu. Ni kibisobanuye. Nubwo yambaye ibubu ariko afite indwara idakira ndetse ategereje no gupfa, ahora asenga abwira Imana ngo Mana wambabariye ukankiza ko nakwitabye nkagukorera. Na Paulo igihe kimwe ngo ari mu nzira ijya i Damasiko, yahuye na Yesu ngo amutunguze umucyo mwinshi, ijisho rirameneka, ngo ahita agwa yubamye aravuga ngo urinde mwami nkakubaha. Ariko se yarabwiwe n'iki ko ari umwami? Nagira ngo mbabwire ngo imbaraga zirarutanwa. Hanyuma ngo ijisho rirameneka, yakoreye Imana imyaka myinshi ayibwira ngo wambabariye ukankiza ko nagukurikiye ngukorera. Ariko Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ubuntu bwanjye buraguhagije. Nta kigeragezo kibasha kukugeraho kitari rusange mu bantu. Nubwo ufite ikigeragezo cyo kuburara n'abana bakaburara, ariko hari ababifite babuze ibyo baha abana. Nubwo ufite ikigeragezo cyo kwambara ubusa, hari abambaye ariko bambariye kuri kanseri, nabo babwira Imana ngo Mana dutabare. Navuga byinshi aho ngaho, ariko apfaravuze ngo kandi Imana niyo kwizerwa. Kagatatu karavuze ngo kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mwe mushobora. Bishatse kuvuga iki? Aka ka gatatu nababwiye ngo ndabasobanura utuntu n'ubundi dusoze. Kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mwe mushobora. Bishatse kuvuga iki? Birasobanuye ngo Imana ntiyakwemera ko ikigeragezo kikugeraho ariyo yemeye ko kikugeraho kikurusha ibiro. Niba ufite ibiro 80, ntabwo yakora ikosa ryo kurenzaho igarama. Ufite ikigeragezo nibyo, ariko nta impamvu ubona udapfa, impamvu ubona udaseba, impamvu ubona utamwara, nuko Imana yemeye kugeragezwa nkuko yabyemereye Yobu. Shitani ngo yaravuye gutambagira isi no kwizereramo, Imana amubaza ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu. Imana yabaje ngo uvuye Satani we, ngo mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Ubundi arazerera. No, Imana yamubwira ngo witegereje neza umugaragu wanjye Yobu ko nyiranukira mu bintu byose. Shitani aramubwira ngo nubwo agukiranukira ariko
nuko wamuhaye ibintu, muha abantu, umutunzi. Imana yamubwira ngo ndabiguhaye, icyo nkwimye n'ubugingo bwe. Yaramugerageje kugera ku rwego Yobu ibintu byose mushiraho, asigara yishimisha urujyo. Birashoboka ko hari igihe unezeza Imana ikakunezererwa, ikavuga ngo ndamwizeye, ikemera ko ikigeragezo kikugeraho. Imana nizemera yuko ugeragezwa n'ibiruta ibyo ushobora. Niba ufite ibiri 100, ntabwo Imana yarenzaho n'igarama. Niyo mpamvu utamwara, niyo mpamvu ubona ugiye guseba ariko ntusebe. Hari n'igihe unaseba, hari n'igihe yemera kumwara ariko ntiyemere kumwara. Ariko ibi byose Imana ibikora ikwihorera kugira ngo igukuremo igikoresho cy'ejo hazaza. Twabonye Imana yemera ko badusohora mu mazu, twabonye Imana yemera ko tugera mu rupfu. Ngi bushize narabibabwiye, nabahaye ubuhamya. Ngewe Imana mvuga ntabwo ariyo nasomye mu bitabo. Imana mvuga ntabwo ariyo nasomye muri Bibiliya gusa. Imana mvuga ntabwo ariyo numvanye abandi. Nge ni Imana niboneye, yemeye ko nsonza abandi bari kubimena, nkasura umuntu ngira ngo mpitinze, ngahanura, nkabwiriza, ngahatinda kugira ngo ndebe ko nahava ngaburiye. Ariko ibiryo bakabisha kugeza ngiye, nabona bwije nkabahunga nkagenda, nkarara inzara. Imana yemeye ko dusenga amasengesho, tugashyiraho n'andi ya bwerere. Yaya bwerere nayanga adafite gahunda, twibwira ko turi bwiyakire tukabura icyo twiyakiriza. Wasenza yita tugashyiraho n'andi 3, ikaba 6 utararya utaranywa. Ariko uyu munsi wa none twabonye Imana itanga ibiryo. Ndakubwira Imana igabura, ndakubwira Imana yica igakiza, kuko yaranyishiranzura amasaha 6 napfuye imbeshaho. Ndakubwira Imana yambika umuntu, narambaraga ipantaro, nambaye ipantaro imwe, abantu barabizi. Mbwiriza imyaka 2 mu muhanda, Kimicanga Kacyiru, Gikondo mu isoko, Kimicanga mu isoko. Abo nihanishije, abo nabwirije n'abashumba. Ngenda n'ucyari umuvuga butumwa, buretse ko nanjye mfite isezerano. Reka nkubwire, Imana yemera kukwaka ibiryo, ikakwima ibiryo, biterwa n'uburyo yakubonye. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguha stoke y'ibiryo wari igisambo. Imana iguhamagara uri igishoro cyayo kugira ngo izakungukemo abantu benshi bazakizwe kubera ibiryo byawe. Ntabwo uzabwiriza nk'uko ndi kubwiriza, ibiryo byawe bishobora kubwiriza, imyambaro yawe ishobora kubwiriza, ariko ntabwo yahita iguha imyambaro. None ahangaha se n'aka kanyuje, banza urindire gacyo uce ku ikarayi, ubanze yemere kusonza, ubanze yemere kuseba, usebe isi yose ikote, ube ikiganiro mu bantu. Ejo Imana nigutabara, babandi bakuvuze nibo bazagufasha gushima Imana. Haleluya, dola asalabe. Reka nsoze, ntabwo Imana yakora ikosa ryo guhita iguha inzu, kuko Imana ireba mu mutima. Abantu ntibabibona ariko irakureba, ikabone, ireba ubutindi ufite, ireba ubunyama ufite, ireba ubupfu ufite, ikavuga ngo reka mbanze mukamura inkamba zimushiremo. Buriya imineke, cyakubwira igitoki kijya gushya kikitwa umuneke, cyari icyatsi, kikatangira gihinduka gake gace mu agahondo, kagenda kaza kikageraho kigasha neza ku buryo gitera amabengeza, buri wese akifuza kurya uwo muneke. Imana yaguhamagaye nk'igishoro, ntago yakora ikosa ryo kugutabarira aho ugeze. Reka kuvuza induru. Nubwo Imana iri kwemera ko uhura n'ibyo byose, iragira ngo umunsi yaguhamagaye abo muri Amerika bazafashwe n'ijambo rikuvuyemo bitewe n'aho Imana yakunyujije. Ntabwo Imana yaguhamagarana n'ubusivire bwose ngo ihite kuzamura gutese, ntabwo bibaho. N'ubusivire ufite, n'ubusambo ufite, n'ubutindi ufite, n'ubwicanyi bwo mu mutima ufite, reka ibanze gukarange, ejo uzavemo umuvuga butumwa muvuzi. Haleluya, stope, uvemo umuhanuzi muzima ufite n'urukundo. Ntabwo Imana yaguhamagara uri umwicanyi, ntibibaho. Ntabwo yakora ikosa ryo guhita iguha abantu utazi urukundo rw'abana. Irabanze kure kuba ingumba, ishyiremo akantu ifunge. Ariko Imana umunsi yagukubisa abantu izagukubita impanga, uzayivuga neza. Kandi Imana ikunda abantu bayivuga neza, bakavuga Imana babonye atareba babwiwe. Iguha abana aka kanya, guhera mu bukobwa bwawe no mu busore bwawe utarigeze ukunda abana. Itonde ubanze banagucyurire kutabyara uri ingumba bakuvuge. Ariko umunsi yagukubisa abana,
yabikoze Hana, arangije abyaye Samweli aravuga ngo warimbye ngumba abyaye 7 kandi yari abyaye 1. Ako kandi Imana karayiryohera. Uzi iyo ndi kuvuga ngo yaranzuye, uzi iyo ndi kuvuga ngo yarangaburiye, uzi iyo ndi kuvuga ngo yarambyihije ku biro 38 umusatsi waracuramye, urambona utese. Uyu munsi wa none nanjye umuntu ntago yagira ikibazo cyo kurya ndeba, ariko twicaraga ku meza abantu bakaduhunga. Reka nsoreza hanga, Imana iguha umugisha. Ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yagutaye, ntabwo Imana yakwanze, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ya la 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 zara edo edeta turaba tobiwa asorebra piwi ezonema turadobe efo turabagabo bo kuvuga Imana neza, turabagabo guhamya ko Imana iriho, turabagabo guhamya ko Imana iri imfubyi kazikuza, turabagabo guhamya ko Imana ishobora byose, turabagabo guhamya yuko Imana ibeshaho, turabagabo guhamya ko Imana yishyura inzu, ariko Mana turabagabo guhamya ko Imana ikura ku cyavu, turabagabo guhamya ko Imana nizitagira mirizi zikomera isazi, turabagabo guhamya ko Imana itanga gusa neza. Ariko Nyagasani, la laza la bevo osini wa urakoze Yesu, ndagushimiye, izina rye ntihabwe icyubahiro. Noneho akanyuma ka 4 karavuga ngo hamwe n'ikibagerageza ntizabakundira kugeragezwa n'ibintu byo mwimushobora, ahubwo izabacira hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko munyura mukibasha kukinyuramo mwihanganye. Akanzu ni iki? Ni handi uba ufite abantu 8 Imana ikaguha inusu y'umuceri, wowe n'umugabo mukagira isoni zo gukoramo, mukareka abana bakarya kugira ngo badapfa. Ni hahandi uba usigaranye umwenda umwe bakabanza bakagukuburira, badukuburiye imyenda. Ndabyibuka ari umushuti wanjye wampaye agashati ngeze mu rugo ngafuze karacika, baduhaye ibikote, hari igikote nigeze njyana i Burundi baranshaka barambura, abantu bari baje kundeba bitewe n'ukuntu ari agasaza. Ewe Yesu we, ariko ndaza kubwira kameramani mu ifoto yanjye meze nk'agasaza, abantu bajya bayibona bakagira ngo ni papa, kandi papa ntawe uriho, nge ndi imfubyi. Aho bita kwa Siyoni abantu barambura barashaka bakajya bazenguruka bakancaho bari mu modoka bakumva ijwi ry'umuvuga butumwa, ariko bakabura umuntu kubera ibikote nari namba, kandi igikote bari barankuburiye. Itonde gakeya ntabwo uzapfa, cyakora ushobora kugera kure ko ntabwo uzapfa, kandi uko ukarangwa cyane ni nako Imana izakugeza kure. Hari abantu batorotse ishuri ry'Imana, batoroka ubuzima Imana iri kubanyuzamo kugira ngo bazabe igisubizo cy'ejo hazaza, ariko abo batorotse arabwiriza abantu bagasinzira. Nuba n'umuntu uri kubwiriza mugasinzira mwese, muzamenye yuko yajabutse. Itonde kwa kundi bafata icyondo bakagishyira mu iforumo, icyondo bakagishyira mu iforumo rino babumba amatafari, umubumbyi agira gutya agasena yakumva arakondo karenga akagakura kakagera atya kugeza ubwo yumva icyondo kiri mu iforumo neza, nta kantu kamuhanda. Wagiye mu iforumo neza, ayo matwi ko ari kurengaho, jya mu iforumo neza amatwi yo kurengaho, jya mu iforumo neza Imana nibona ko umaze kumera neza, uryoshye isi yose yakwifuza kandi birimo bigakiza abantu bikabazura, Imana izagusohora ujye ku murimo nawe ukenewe. Ubuki burakenerwa, ibintu byose bivuye mu ruganda, hari igice cyuma bakinyuza mu ruganda. Yesaya 5:15 haravuze ngo hari bazatera, ariko sinjye uzabateranije uzagukora naho wese dore ninjyure mu mucuzi uvugutira umuro w'amakara 16, dore ninjyure mu mucuzi uvugutira umuro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose kiyongera ku ishuri Imana yaguhaye, kiyongera ku kigerageza Imana yemeye ko kikugeraho. Iyo kije usenga y'amasengesho y'iminsi 2 kigata kigenda, hari n'igihe usenga umunsi umwe kigata kigenda, ariko ahantu Imana yaguteretse ntawe wahagukura igihe kitaragera. Guma hamwe rero ubanze wumve neza y'Imana, kandi ahantu ntabwo Imana yakwanze, yemeye ko barutema abimpumyi kujya mu munsi wa none tumwigireho. Yemeye ko wa mwana mu bice 9 bya Yohana avuka ari impumyi bakamutereka ku nzira gasaba. Yemeye ko n'abandi bose basadura kamishaka na Bedenego baca mu itanura ry'umuriro kubasohoka nta mwotsi ubanutseho. Nagira ngo nkubwira ngo emera kugendana n'Imana neza, uzabisohokamo nta mwotsi ukunutseho. Murakoze. Yari Profete Pascal Mugisha, Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Cha bugufi dusengane.
turagushimiye Mana idahinduka, Mana ivuga bikaba, rudatetereza bakwisunga intwari ku rugamba. Ntabwo uri umugome, ntabwo uri umwicanyi, hoya uri umugwaneza. Ubuntu bwawe buraduhagije. Ndi umugabo wo kubihamya. Nari nzi yuko wantaye, nari nzi yuko wandetse igihe nabaga ndi muri bya bindi. N'ubu mpura nabyo, ariko mba nzi neza kuri kuntegurira ejo hazaza heza. Iyo uza kuba utaranshishije mu ruganda, ntacyo mba mfite cyo kubwira abantu. Icyama nkaba icyigisho kuri benshi. Ku mpamvu bari guca muri ibyo, hari igihe uri gushaka ko baba basimbura bapfuye bahagaze. Hari igihe uri gushaka ko bavamo abakozi beza, bavamo abahanuzi beza, bavamo abavuga butumwa beza. Mana we urakoze, ndagushimiye. Nabonye inyungu z'uko wankaranze, kandi narabibonye neza yuko muri iyi minsi ari byo bitubeshejeho. Tubeshejweho n'ineza yawe n'imvugo watuvuzeho. Ndagushimiye. Girira neza abantu bari ku ikarayi, gira neza abantu bari mu ishuri, bazasohoke nta mwotsi ubanutseho, bazamere nka Saduraka, Meshaki na Abedenego, nta mwotsi ubanutseho, kandi inyenyeri yabo ntikazime, impano ubahaye ntizikabicishe, ahubwo zizabahesha ubugingo. Muri uru rugendo dukwiye kwihangana, ngaho twambika imbaraga zijyanye n'ibihe tugezemo, kandi ubambika inkweto zijyanye n'ibihe bagezemo. Ubarinde gushira agakiza hasi, ahubwo ubahe gukomera ku munsi mubi. Urakoze. Rega Mwami, Yakobo 1:12 waravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ubimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ndagushimiye kubanye n'abantu bawe. Ubarinde kugwisara igihe cy'isarura kigeze, ubarinde kugwa mu nzira. Izina rye rihabwa icyubahiro n'iteka ryose, mbisabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.